Abaroma 8:14 ngo aberwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Yohana 1:10 ngo yari mu isi ndetse niwe waremye isi, nyamara ab'isi ntibamumenye. Ibyanditswe nkunda, Yohana 1:4 bana bato muri ab'Imana, kandi babandi mwarabanesheje. Haleluya. Babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Yanditswe nkunda, Yohana 1:3 nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Yohanitswe nkunda, Imigani 10:3 Uwiteka ntazemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara, ariko hakanira abanyabyaha ibyo bararikira. Yanditswe nkunda, Imigani 10:16 umurimo w'umukiranutsi werekeye ku bugingo, inyungu z'umukiranutsi zerekeye ku byaha. This is Rwayitare Show. Turabakiriye aho muri hose, abadukurikira turabishimiye cyane, turanabashimiye ibyo mu inkunga muduha yanyu mudukurikira, n'abakora like, n'abakora bashyiraho za comment, n'abatanga ubuhamya. Hano tubagezaho ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye, ijambo ryishurirwa cyangwa ijambo ry'ubuhanuzi, inyigisho, ndetse tukabaha n'ubuhamya bw'iby'Imana bakoreye abantu bumvise ijambo bakaryizera. Turabake rero aho muri hose mugubwe neza. Ngiye kubagezaho icyo byo nisi ibyanditswe nkunda. Timoteyo wa 2 3:16-17, Timoteyo wa 2 3:16-17 havuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Timoteyo wa 2 cya 3:16-17 ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Ibyanditswe nkunda, Abaroma 8:5 abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, n'abakurikiza iby'umwuka bita ku by'umwuka. Abaroma 8:5 abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, n'abakurikiza iby'umwuka bita ku by'umwuka. Haleluya. Ibyanditswe nkunda, Abaroma 8:6 umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Abaroma 8:6 umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Ibyanditswe nkunda, Abaroma 8:14 abayobwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Abaroma 8:14 abayobwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Nkwibutse Timoteyo wa 2:3-17 ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite imukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Abaroma 8:14 ngo aberwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ibyanditswe nkunda, Abaroma 8:16 ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Abaroma 8:16 ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Ibyanditswe nkunda, Yohana 1:10 Yohana 1:10 yari mu isi ndetse niwe waremye isi, nyamara ab'isi ntibamumenye. Yohana 1:10 ngo yari mu isi ndetse niwe waremye isi, nyamara ab'isi ntibamumenye. Ibyanditswe nkunda, Yohana 1:4 bana bato muri ab'Imana, kandi babandi mwarabanesheje. Haleluya. Babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Aho ni Yohana 1:4 bana bato muri abana b'Imana, kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri mu isi aruta uri muri mwe aruta uri mu isi. Yohana 1:4 bana bato muri ab'Imana, kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Yohana 15:19 iyo muba ab'isi baba bakunda, ariko kuko mutari ab'isi ahubwo nabatoranyije mu bisi, nicyo gituma ab'isi babanga. Yohana 15:19 iyo muba ab'isi baba bakunda, ariko kuko mutari ab'isi
ahubwo nabatoranyije mu bisi, nicyo gituma abisi babanga. Ibyanditswe nkunda. Yohana wa mbere 3:13, bene data ntimutangazwe nuko abisi babanga. Yohana wa mbere 3:13, bene data ntimutangazwe nuko abisi babanga. Haleluya. Ibyanditswe nkunda. Yohana 14:27, mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko abisi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Yohana 14:27, mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, icyakora simbaha nk'uko abisi batanga, imitima yanyu ntihagarare. Yohana wa mbere 3:1, Yohana wa mbere 3:1, byanditswe nkunda. Yohana wa mbere 3:1, nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma abisi batatumenye kuko batayimenye. Yohana wa mbere 3:1, ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma abisi batatumenye kuko batayimenye. Haleluya. Yesaya 3:10, nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo yabo. Ibyanditswe nkunda. Yesaya 3:10, nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo yabo. Zaburi 64:11, ibyanditswe nkunda. Zaburi 64:11, umukiranutsi azanezerwa Uwiteka amwiringire. Ibyanditswe nkunda. Zaburi 92:13, umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Ibyanditswe nkunda. Imigani 10:3, Uwiteka ntazemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara, ariko hakanira abanyabyaha ibyo bararikira. Ibyanditswe nkunda. Imigani 10:16, umurimo w'umukiranutsi werekeye ku bugingo, inyungu z'umukiranutsi zerekeye ku byaha. Ndakubwiza ukuri. Haleluya. Ibyanditswe nkunda. Imigani 10:16, umurimo w'umukiranutsi werekeye ku bugingo, inyungu z'umunyabyaha zerekeye ku byaha. Ibyanditswe nkunda. Imigani 10:24, icyo umunyabyaha atinya nicyo kizamugeraho, ariko icyo umukiranutsi yifuza azagihabwa. Ibyanditswe nkunda. Imigani 11:21, ni ukuri rwose umunyabyaha ntazabura guhanwa, ariko urubyaro rw'umukiranutsi ruzakizwa. Umunyabyaha ntazabura guhanwa, ariko urubyaro rw'umukiranutsi ruzakizwa. Yesaya 3:10, ibyanditswe nkunda, muvuge ko umukiranutsi azagubwa neza. Haleluya. Ibyanditswe nkunda. Mwibuke Timoteyo wa 2:3:16-17, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite imukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Abaroma 8:5, abakurikiye ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiye iby'umwuka bita ku by'umwuka. Ibyanditswe nkunda. Abaroma 8:6, umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Ibyanditswe nkunda. Abaroma 8:14, abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ibyanditswe nkunda. Abaroma 8:16, umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. This is Rwayitare Show, aho muri hose mugubwe neza. Ibyo byari byanditswe nkunda, ndabigufatishije nawe ubyemere ubikunde. Amina.